mw'isi y'ubwiza ubuhanga n'amahirwe hari abakobwa bagaragaje ko ubutunzi atari inzozi ahubwo ari urugendo. Muri iyi documentaire turinjira mu buzima bw'abakobwa bakize cyane kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda, tureba aho byatangiriye, uburyo babigezeho n'ibanga ribari inyuma. Bavuga ko ubwiza bw'imbere ari bwo bukurura ubukire nyakuri, ariko hari bamwe babashije guhuza byose, ubwiza, ubushake n'ubukire. Documentaire yihariye turakurangira mu buzima bw'abakobwa badasanzwe bafite imitungo itagira urugero, imitungo kamere, ari bwo usanga abantu benshi baragiye bibaza aho amafaranga bagiye bayakura. Ni bande bakobwa bavugwa ari kijyana muri ubu bukungu mu gihugu cy'u Rwanda? Ubukungu n'imideri mu Rwanda n'isi yo ni ikihe gituma ubuzima bwabo bushishikaza abantu bose? Iyi documentaire mbibutsa ko tugiye kurebera hamwe abakobwa bane bakize cyane kurusha abandi, bafite imitungo, amamodoka adasanzwe agura amafaranga menshi, imiturirwa n'amazu ndetse n'indi mishinga ikomeye cyane. Bana natwe kugira ngo uze kumenya neza, umenye umukobwa wa mbere ukize cyane kurusha abandi. Mbibutsa yuko turahera ku mwanya wa kane tugera ku mwanya wa mbere mu bakobwa bakize cyane bafite amafaranga, mubajejeta faranga, bafite imitungo. Muhawe ikaze aho tugiye kurebera hamwe abakobwa bakize cyane kurusha abandi. Uyu ni umunsi nabateguriye urutonde rw'abakobwa bane bafite ubutunzi, amafaranga adasanzwe, mubajejeta faranga, bafite ubutunzi, dore yuko bafite imitungo ndetse amamodoka, amazu, imiturirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabatingiye ku mwanya wa kane turasanga umukobwa w'umunyarwandakazi wa benshi bamuzi mu ndirimbo, bamuzi mu mavideo y'indirimbo ndetse bakanamumenya, dore yuko ari umudanseri ukomeye, n'umubyinnyi wo ku rwego rwo hejuru ndetse akaba ari umubyinnyi mpuzamahanga. Uwo nta wundi bamwita Sherry Silver. Sherry Silver yavutse mu mwaka wa 1994, avukira mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko yavukiye mu gihe kitoroshye, mu bihe by'ibyago. Yavutse mu mwaka wa 1994, nyuma y'igihe gito mama we yitaba Imana, dore yuko yitabye Imana muri uwo mwaka. Ku myaka 5 gusa yajyanywe, yafashe urugendo ajya muri United Kingdom, aho yagiye muri leta zunze ubumwe z'Ubwongereza UK. Gusa nanone aho yagiye niho yakuriye, ubuzima bwe abutangira bundi bushya. Aho muri leta zunze ubumwe z'Ubwongereza, Sherry Silver yize amashuri atandukanye, harimo kwiga, kubyina, gutunganya imyidagaduro n'ubuhanzi muri rusange. Kuva afite imyaka 11 kugera ku myaka 12, Sherry Silver yatangije itsinda ry'ababyinnyi Dancer Group mu Bwongereza rigamije gukoresha impano ye yo kwisangiza abandi ku isi yose. Yize amasomo mu bucuruzi n'icungamutungo, business and marketing, kugira ngo azabashe gushyira mu bikorwa impano ze n'imishinga ye. Sherry Silver yabaye umunyamideli mu myidagaduro, choreograph, akaba ari we wateguye imbyino, choreograph mu mashusho ya muzika This is America ya Childish Gambino mu mwaka wa 2018. Ivyo byatiyamamariza kuba umwe ku rwego mpuzamahanga kuko yatwaye igihembo cya MTV Video Music Award for Best Choreography mu mwaka wa 2018. Yakomeje gutera imbere mu mwuga we wo gutunganya imyidagaduro, kandi akoresha cyane impano ye yoturutse ku muco wa Afrika mu mbyino. Ndetse uyu mukobwa Sherry Silver mu myidagaduro afite umugambi ukomeye wo gufasha urubyiruko ndetse no guteza imbere urubyiruko cyane cyane mu Rwanda no muri Afrika muri rusange. Afatanyije n'imiryango mpuzamahanga, yabaye ambasaderi w'urubyiruko rurangwamo guhanga udushya mu buhinzi ku isi yose, International Fund for Agriculture Development mu mwaka wa 2019. Uyu Sherry Silver yagize uruhare rwo kwizera kw'impano n'ubuhanzi by'abana bo mu Rwanda bishobora kuba umuyoboro wo guhindura ubuzima bwabo, aho yatangije amasomo y'imbyino ndetse no gushyigikira imishinga yo gufasha abana b'imihanda hamwe n'abangavu n'abana bafite intege nke. Uyu Sherry Silver yatanze ubutumwa bwe nyamukuru, nuko impano y'umwana ntigomba gucika ku mpamvu za mikoro make cyangwa ibihe by'ubukene. Avuga ko hakenewe ibikorwa bifatika byo gushyigikira no guteza imbere impano mu gihugu. Yavuze ko no mu Rwanda hari igihugu gito, ariko impano ni nyinshi kandi bishobora kuzigaragariza ku rwego mpuzamahanga. Uyu Sherry Silver yagiye agaragara cyane mu gufasha abana bagiye batandukanye, haba mu mbyino, dore yuko yashinze n'urubuga rwe, akaba afite urubuga rwa YouTube rufite abantu benshi cyane barukurikira, aho yarwise Sherry Silver Foundation, aho afasha abana bagiye batandukanye bafite impano zidasanzwe, haba kubyina no kuririmba. Uyu Sherry Silver akaba ari umwe mu bakobwa babarirwa amafaranga menshi adasanzwe, dore ko ari umukobwa yagiye uhura n'ibyamamare. Mu mwaka wa 2019 yahuye na Papa Francis, umuyobozi
umuyobozi cyangwa se uwo twakwita umuyobozi mukuru wa Katoliki ku rwego rw'Papa Francis barahuye mu mwaka wa 2019. Uyu mukobwa Cheryl Silver ni umwe yagiye agaragara ari kumwe n'abayobozi bagiye batandukanye, dore ko yagiye agaragara ari kumwe n'abayobozi abigisha kubyina utubyino turaho. Uyu Cheryl Silver akaba ari umukobwa ufite amafaranga uza ku mwanya wa 4, ndetse Cheryl Silver mbibutse yuko ari we mukobwa waje ufite ikibumbano, akaba yarakorewe ikibumbano hano mu Bwongereza, mu gihugu cy'Abongereza. Uyu mukobwa arakomeye cyane, yagiye ahura n'abayobozi bakomeye cyane, dore yuko nyuma yaho kubera ibihembo yagiye atwara yaje gukorerwa ikibumbano cyangwa se stati mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku mwanya wa gatatu w'abakobwa bafite amafaranga adasanzwe, amafaranga menshi cyane, turasanga ni umukobwa yagiye agaragara mu masinema agiye atandukanye. Uwo bamwita Isimbi Aliakuru, ariko amazina ye nyakuri ni Isimbi Alliance. Uyu Isimbi Alliance Aliakuru yavutse tariki 9 Gicurasi mu mwaka wa 1989. Kenshi akaba yaragaragazwaga cyane mu mazina yombi nka Isimbi Alliance. Uyu Isimbi cyangwa se Aliakuru wagiye amenyekana cyane. Uyu ni umukobwa byagaragaye ku mbuga yakuriye mu Rwanda mbere yo kugera ku rwego mpuzamahanga. Aliakuru yamenyekanye cyane mu myidagaduro mu Rwanda, ni umukinnyi wa filime, umwanditsi, umuproducer ndetse n'umushoramari mu bijyanye na sinema. Yagize uruhare mu nzego mpuzamahanga, dore yuko mu mwaka wa 2022 yashyizweho nka ambasaderi w'amahoro cyangwa se International Peace Ambassador mu nama mpuzamahanga y'abashyigikiye amahoro, International Association for World Peace Advocate, ku rwego rwo gushyigikira ibikorwa byo kubaka amahoro n'imibereho myiza. Mu mwaka wa 2023 yahawe igihembo mu gihugu cya Nigeria cyiswe Greater Achiever Award kubera umusanzu wo muri sinema no mu guteza imbere impano ndetse no kuba intangarugero ku rubyiruko. Hari filime n'imishinga yagiye akora harimo nka Aria the Movie ndetse na Good Book. Ibyo Aliakuru akora sinema kandi avuga ko intego ye ari gukoresha impano ye mu guteza imbere abandi, cyane cyane urubyiruko rwo mu Rwanda na Afurika muri rusange. Ngo impano ntigomba gusigara idahawe amahirwe. Yagaragaje ko kuba umunyabirwi muri sinema atari gusa gukina cyangwa gukora filime, ahubwo ari uburyo bwo gushyigikira no gushyira uruhare mu muryango no mu rwego rw'iterambere muri sinema muri rusange. Nubwo amaze kugera kuri byinshi, hari imbogamizi zasanzwe muri rugendo rw'ubuhanzi, kuba umunyarwandakazi ushatse kwagura ibikorwa ku rwego mpuzamahanga ndetse guhangana n'ibyangombwa byo gushyigikira ibikorwa imishinga ya sinema bikenera umutungo, ubushobozi n'inkunga. Ibyo byose yagiye agaragaza, ariko kuri uyu munsi wa none uyu akaba ari umukobwa ufite amazu ahabwa agaciro k'amafaranga menshi ndetse n'imodoka zidasanzwe y'ama Range Rover. Uyu akaba ari umukobwa ugaragara nk'umukobwa ufite imitungo, ndetse bigaragara yuko n'ibihembo yagiye atwara, ibyo byose bigashyirwa muri rusange, akaba ari uwo mukobwa uza ku mwanya wa gatatu mu bakobwa bafite amafaranga adasanzwe, abajejeta faranga cyangwa se abashoramari bakomeye cyane hano mu gihugu cyacu. Ku mwanya wa kabiri w'abakobwa bakize cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turasanga umukobwa w'umunyarwandakazi bita Keti Bashabe. Keti Bashabe amazina ye nyakuri bamwita Catherine Bashabe, akaba yaravutse muri Nzeri tariki 9 umwaka wa 1990. Uyu mukobwa yagiye agaragara cyane mu bikorwa by'ubucuruzi. Keti Bashabe ni umushoramari ukomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko yagaragaje impano n'ubwiza mu myidagaduro. Mu mwaka wa 2010 yegukanye ikamba rya Miss MTN mu Rwanda, ndetse akomeza kuba ambasaderi w'iyi sosiyete ya telefone ndetse n'iyi sosiyete ya MTN muri rusange. Mu gihe yarakiri mu mashuri, Keti Bashabe yaje kugira uruhare mu mikorere ya protocol service, gutegura ibirori, kwakira abantu bakomeye, abashyitsi mu bigo bitandukanye. Uyu Keti Bashabe mu mwaka wa 2011 Keti Bashabe yaje kuba umuyobozi ushinzwe sales and marketing muri sosiyete yitwa Lac Porcelain. Gusa Keti Bashabe guhera mu mwaka wa 2012 kugera mu mwaka wa 2013 yatangije business ye bwite. Yashinze ikigo cyitwa Kabasha Fashion House, igikorwa gikora imyambaro, ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibijyanye n'imyubakire y'imbere, interior designer hamwe n'ubugeni bwa Afurika. Uyu mukobwa akaba ari umwe mu bashoramari bakomeye cyane mu Rwanda, dore ko yakomeje kwagura ibikorwa bye harimo gushora ku rwego rw'ubutaka n'amazu, akagura amazu agiye atandukanye n'ubutaka. Keti Bashabe
rero yashyizeho umuryango cyangwa se ikigo cy'ubufasha cyitwa Kabasha Cares agamije gushyigikira abana n'urubyiruko rufite intege nke mu Rwanda, haba abana bakenye cyangwa se abana bari ku mihanda. Keti Bashabe mu mwaka wa 2024 yavuze ko gufasha atari igikorwa gusa cy'abakize, ko ari inshingano ya buri wese ufite ubushobozi, ko gufasha ari ukugira umutima mwiza ukita ku bandi. Uyu mukobwa yamamajwe cyane mu Rwanda kubera imbaraga ze zo mu bucuruzi, imyambaro n'imyubakire ndetse no kuba umwe muri sosiyete izwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ku rukuta rwa Instagram akurikirwa n'abantu barenga 800. Uyu mukobwa akaba ari umwe wagiye ushora mu myidagaduro ndetse akaba afite amazu navuga ko ari umunyamideli. Uyu Bashabe rero akaba arizwiho kugira amamodoka menshi cyane ndetse akaba anafite inzu ihenze. Akaba ari uwe mukobwa uza ku mwanya wa kabiri mu bakobwa bakize cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bafite imitungo b'abakobwa nyine babajejeta faranga bashoramari cyane. Keti Bashabe rero akaba ari umwe mu badasanzwe bafite amafaranga menshi. Mbibutsa ko subscribe kuri channel yanyu Mr. Scroll KIZITO niba ubanye natwe bwa mbere, gusa ntabatindiye ku mwanya wa mbere w'abakobwa bakize cyane bafite amafaranga babajejeta faranga, bafite amafaranga menshi cyane yayandi utasimbuka. Ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa wamenyekanye cyane nka Miss Rwanda wa 2016, uwo nta wundi bamwita Jory Mutesi. Mutesi Jory rero akaba yaravutse tariki 15 Gushyingo mwaka wa 1996. Uyu akaba ari umukobwa w'umunyarwandakazi wize amashuri, dore yuko yize amashuri yisumbuye yayize mu kigo cyitwa King David Academy mu ishami ry'amateka, ubukungu n'ubuvanganzo, history, economy and literature. Uyu ni umukobwa wagiye amenyekana cyane dore yuko amashuri abanza yayize Remera Academy. Gusa Mutesi Jory mu mwaka wa 2016 ku itariki ya 27 Gashyantare yambitswe ikamba rya nyampinga w'u Rwanda, Miss Rwanda mu mwaka wa 2016. Icyo gihe yabaye umukobwa wa mbere w'u Rwanda uhagarariye u Rwanda mu marushanwa ya Miss World. Nyuma yuko kurangiza inshingano ze nka nyampinga, yakomeje kuba umunyamideli, umushoramari, umuvugizi w'uburenganzira bw'abakobwa ndetse akaba yarateye intambwe mu ishami ry'ubuyobozi mu marushanwa y'ubwiza. Urugero twavuga yabaye umuvugizi Vice President wa Miss East Africa, uwungirije muri Miss East Africa. Uyu Jory Umutesi avuga ko urugendo rwe rutari rworoshye kandi yashakaga gukoresha ikamba rya nyampinga mu guteza imbere abakobwa, kubashishikariza kugira icyizere no kwiyubaka. Yavuze ko yashyigikiye indangagaciro z'umunyarwandakazi no kubaha igihugu no guteza imbere urubyiruko, byari bimwe mu ntego ze. Jory yakomeje kuvuga ko yahuye n'ibitekerezo bitandukanye n'imvugo ku mbuga nkoranyambaga, dore yuko Miss yagiye itandukanye bagiye bamwe banamuvuga yuko yaba yaritejeho ikibuno, ariko ibyo byose ntiyabihaye agaciro, ahubwo yakomeje intego ze ndetse akomeza intego ze zo gushora imari mu bikorwa bigiye bitandukanye ndetse no gufasha abana. Uyu Mutesi Jory ndetse mu Miss yagiye itandukanye, dore yuko hagaragaye yuko afite inzu idasanzwe yayishoyemo amafaranga menshi cyane, ndetse kuri ubu muri uku kwezi Ukwakira mu mwaka wa 2025 akaba yasohoye imodoka nziza cyane ya Mercedes Benz, imodoka y'uruganda rwa Mercedes Benz, imodoka ya G63, akaba ari imodoka ihabwa agaciro ka miliyoni 650 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Mutesi Jory akaba ari umwe mu bakobwa bagaragaje nk'abashoramari ndetse bafite agatubutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari we mukobwa wa mbere ushyirwa ku mwanya wa mbere mu bakobwa bakize cyane kurusha abandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngayo nguko abo nibo bashoramari dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bafite amafaranga, bafite babajejeta faranga, bakobwa bavuga ari kijyana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse bafite n'imitungo igaragarira buri wese ku buryo ureba ukavuga uti uyu muntu afite amafaranga menshi cyane, afite amafaranga adasanzwe. Ngayo nguko rero abo nibo bajejeta faranga, abakobwa bane bafite amafaranga menshi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bafite amafaranga uvuga ukavuga uti uyu mukobwa afite imitungo pe. Mwakoze cyane kubana natwe, ngenda akagaruka. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mu byo mukora, bibahire umunsi wundi. Ibuka gukora subscribe niba ubanye natwe, kandi ushobora gukora like ugasangiza ku inshuti zawe binyuze muri share, ugakora like. Murakoze cyane, murakarama.